Monday to Friday cyangwa Monday to Saturday ukavuga ko nta mafaranga ufite kandi uyambwa buri cyumweru. Batubwira ko nyine ngo ashira mu mabire mu insurance nyine mu kindi ibintu byose. Okay, amabira bahari pe ariko nako. Ladies and gentlemen, now introducing him. Ndagusuje cyane wakoze subscribe ni by'agaciro cyane. YouTube channel na yindi mwese mwagiye umenyera ijwi rya diaspora. Wagiye ukora subscribe ni by'agaciro ku munsi ngufite umutumirwa wa Danje urabona kuri kamera zacu. Ni umukobwa umeze neza uhagaze neza ne byose umeze neza ibintu byose namo. Bimeze bite? Meze neza. Utajya wibwira abantu badukurikiye. Amazina banyita Akeza Charlotte. Bakwita Akeza Charlotte. Wewe wiyita nde? Ujya abantu bakwita Akeza Charlotte wowe wiyita nde? Bita Charlotte cyangwa Mama Hope. Iyo ugiye kuvuga gutyo ntabwo umuntu avuga ngo banyita nde ahubwo bavuga nitwa right? Nitwa Charlotte. Sibyo? Turakwakiriye cyane ku ijwi rya diaspora. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego meze neza. Biracamo cyane rwose. Amerika imeze biteze? Amerika ni fresh, izuba ryo rimeze nabi. Mu gihe cy'ubushyuhe cyangwa cy'ubukonje? Cy'ubushyuhe. Akazi biragenda? Karagenda. Byose ni sawa? Yego. Nubundi turakomeza twiganira nk'ibisanzwe ntabyo kwifata hano kuri kamera nta bintu birenze nyine turakomeza twiganirira umbwira amakuru ya Amerika umbwira ubuzima bwawe ukuntu bumeze ukigera muri Amerika ubundi iki kintu cyagucanze ubwa mbere ukihagera nimba wibuka neza? Ikintu cyancanze bwari ubushyuhe kubera twaje mu gihe cy'ubushyuhe. Cyo kintu cyancanze. Ucyurira mu ndege ubwa mbere uvuga umeze gute? Nari mfite ubwoba bwatari. Izamuka cyangwa imanuka umvaga bimeze gute nyine wesangiza abantu batarajya mu ndege batajya mu ndege na rimwe basangize nyine ukuntu ubuzima bwo mu ndege ukuntu bumeze mu ncamake. Nyine yari bwo bwa mbere biragucanga kubera ko kwakundi baba bagudusa ndakseho ntabigihuza ari bwo bwa mbere. Shanye byarancanga singiye kwihana. Hari ukuntu abantu nyine bagiye kuba indege ubwa mbere bangiza bakagenda bayoba aho nabwize bikubaho. Kubera ko twe twaje mu buryo bw'impunzi rero ntabwo byatugoye twari dufite umuntu uri kujya utuyobora. Niyo mpamvu mutigeze muyoba? Yego. Ngiye ko nayobye ndi kuza. Ari impamvu wayobye? Ngiye narebye nkigera muri Kenya ibintu byamba biragatsindwa. Twaragiye dufite nyine kuri indege saa 5 waduze indege ya saa 9 za nijoro turarambirwa fo. Twebwe nyine impamvu bitaducanze gutyo. Papa wanjye avuga Igifaransa. Aho twari turi kugera bikaducanga ariko kujya tubariza akatuvugira. Niyo mpamvu nyine wagize amahirwe ko ari kumwe n'abantu bazi Igifaransa. Mbese ngiye kurenza icyongereza ko kinazi. Nyine idazemara ko ari ururimi cyangwa iki. Nyine ubwo wasanga uri shy. Ari kujya ugira ubwoba bwo kubaza. Nkavuga nabi. Cyangwa ukaba uri shy utari kumva utari comfortable yo kuvuga. Bino bintu bishobora kuzankoraho. Ngomba kuzajya mvuga none. Ugomba nyine iby'isoni ugomba kubita Afrika kubera ko hano yugira ibintu by'amasoni sha. Ntabwo abari sawa tu. Nta kintu wageraho mbese uramutse urabagira ibintu by'isoni. Ntacyo wageraho. Okay. Kindi kibazo ndubuze kukibariza noneho wageze muri Amerika. Sibyo abantu benshi bakunda guhisha ibintu bakora muri Amerika muri company bakoramo ibiki bakunda guhisha wowe ukora iki? Yewe nkora muri company y'ubunyobwa. Akora muri company y'ubunyobwa. Murabukaranga murabusekura mukora gute? No hari amamashini abikora. Hariho ababitunganya n'ababishira muri oven nyine bari kuvuga kubukaranga hari. Twebwe rero tukabupakinga. Mugahita mugahita mu pakinga mutamugeza kubakiriya neza cyane. Cyane rwose imbere. Tuzi ko nyine hano muri Amerika kubona ukuntu abantu bajya mu nsengero kubona ukuntu abantu babona nyine umwanya wo kujya mu kwiyambaza Imana cyangwa se mu rusengero. Wabona umwanya wo kujya gusenga? Shanda ubona pe. Urasenga? Ndasenga. Sure? Cyane. Urasenga? Cyane. Usengera he? Sengera mu Pentecote. Cyangwa usengera mu mutima nk'ababandi? Yashangiye ndasenga pe. Ni by'agaciro kabisa. Nimba usenga ko ngiye nyine mbona abantu benshi bibaza ngo kubona umwanya wo kujya gusenga ni ibibazo bitewe n'akazi kubera ko abantu birirwa mu kazi bara mu kazi kubona umwanya wo kujya gusenga bigoye.
Gerenze ko wenda nabi bikugora. Oya nyine biterwa na shift y'umuntu kubera ko ngiye ntangira saa 9 za nimugoroba ngataha saa 5 kandi ntago nkora ku wa gatandatu kenshi rero uri kumva ko ngiye umwanya mba nkufite kutajya bari ubwende Iyo usibye bari ubwende abari ubwende niki kintu wabwira abantu badukurikiye noneho? Kintu nababwira bajye bakunda Imana bakunda no gusenga cyane kuko ntacyo nyine Imana idashoboye. Imana byose irabishoboye. Irabishoboye pe. Nese ko tuje cyane wabaye iki? Hano ubusanzwe niko bimeze. No, ukuntu ari nkuzi. Ukuntu ari nkuzi, ukuntu wenda twadusanzwe tuvugana ntabwo ari kungura umuvuga wageze watinye kamera. Wapi? Se kamera ni nk'ibisanzwe. Okay. Wagira ngo watinye kamera. Wapi. Abantu ba hano muri Amerika abenshi wenda mu rubyiruko b'abakobwa abahungu usanga nyine bishora mu biyobyabwenge ugasanga bajya mu bintu bidafite akamaro kandi urubyiruko mwaka yamutekereza ku cyabateza imbere. Ese ntabwo wifuza kuzasubira aho waturutse? Byo ni ngombwa si kavukire yoyo ni ngombwa nyine impamvu urubyiruko rwinshi rwishora mu biyobyabwenge iyo ugeze hano ukagira inshuti z'abanyamerika kenshi nabo nta bindi bakora bari ibyo biyobyabwenge rero yari izo nshuti ugize ibyo bintu ugira ute nawe ubyisangamo. Nanjye nyegera ubwa mbere ari umuhungu nabonye urimo ukoresha iriya vibe suyizi yego noneho ambwira ko nyine ngiye umuzamukora ngo nanjye numveho nimba yarambeshye nimba yarambwije ukuri ntabwo mbizi nawe urayizi iriya vibe. Vape ndayizi ariko vape ntabwo ari ikibazo ikibazo ni weed. Nawe wemera ko iyo umuza mu kanwa si iriya vibe? Oya ye byarananiye reka ubwo nayo ikora nk'itabi ikora nk'urumogi. Umuntu uzihuka vape ikora nka huka kubera ko bavuga ko bashyiramo amazi na favor. Ibyo ntabyo nzi pe none ndatakaye. Uzagenda ubimenya gake gake. Ntabwo nakwifuza no kwemeza nakwiza kumenya ibiyobyabwenge. Nyine ibiyobyabwenge si byiza ariko mu gihe wabyishoyemo se nakundi. None ikindi cyo nziza kubaza ari ukuntu nyine abakobwa banga cyangwa abahungu bafata umwanya bagasubira gushaka mu Rwanda. Ese hano muri Amerika ni abakobwa bacyo n'abahungu bahaba kuki abantu bafata umwanya bakagushaka mu Rwanda? Okay, abahungu ndetse n'abakobwa barahari ariko abo muri Amerika yaba abahungu ndetse n'abakobwa baba bakora ntago babona uwo mwanya wo guha abahungu cyangwa abakobwa keya. Rero umunyafurika nta kazi aba afite umwanya wo kugwiza keya wo kukwandikira ako ka message ibyo byose. Rero ngiye mbona babura keya ku banyamerika bakazibona ku banyafurika. Ubwo abanyafurika bo kubera ko nakazi bafite n'imbora mukoro white impamvu muva mu kazi mugahita mubafatira mukaruhuka. Mubafatira umwanya mukaruhuka. None mugiwa hano se ava mu kazi wamwandikira mwavugana nk'iminota 5-10 ngo ndananiwe ngiye kuryama mfite akazi ejo. Umunyafurika n'amasaha 2-3 mwayavugana. Ubwo umunyafurika rero impamvu wenda mujya ntabwo bari urukundo bwo nuko mumubona ko hano babatera stress mukajya mu Rwanda. Ntabwo ari stress. Ndi kukubwira ati ntari stress ikibazo dufite nuko urwo rukundo abanyamerika nabo bararufite. Ariko urwo kukubonera umwanya nta urwo babona. Rero umunyafurika ni ukubonera umwanya kuruta uwa hano. Ko numva bigoye. None se wakure niwe ukunze cyane kuruta umuntu kwegereye? Shangewe ntago kutuma opinion ntago nasera mu Rwanda. Ntabwo asura mu Rwanda bitewe wenda n'ukuntu wabonye ko naho ni stress uzafata uwo mwanya wo kumudeklara uzigaza kugerera ufatiki nanagera hano none wagutere n'indobo. Muri kumva byose rero. Kandi none wanamwereje amafaranga waspendinze buri kimwe cyose. Spendinga gusa most that time bira bari weho ziri. Kandi noneho nigeze mu Rwanda nago wa muntu nyine mugiye kuba ntabwo ari ukoresha ubukwe ahubwo ni ukoresha ubukwe ubwo wikoye ndetse ukakoresha n'ubukwe wewe ubwo no gukwa bavuga no kwirongoza ndasinye ubivuze baza ariko babyita ni icyo wabigira nyine urubyiruko rukora gutyo niye nama wabahereza. Okay, tuma device na muntu nagira inama yo gusubira muri Afrika kubera ko abari ugiye guspendinga stress z'ubukwe niwe zizaba ziri ku mutwe shami nakubwira ati shaka uwo mwegeranye kandi batubwira ko urukundo rujyaho rushaka rujyaho rushaka hanyuma uri muraca abantu intege ngo bamwe bazareka gusubira mu Rwanda bazakomeza bashakira ahangaha nyine ni ku giti cyanjye ko wabyumvishije wowe nyoge ngiye ku giti cyanjye pe ntabwo wasubirayo
ntago nasubirayo. Ako indi nama wagiye undi byuko rwasubirayo. Oya nabo ntago nabagira inama yo gusubirayo. Kuko hano hari abasore beza, hari abasore barahari, abagabo, abakobwa umva. Nyine Amos datamujyana no mu Rwanda ukeneye iyo foto pe. Ugiye gukora ifoto. Ni foto. Ese ubundi ni gute wumva ko uwo muntu mugiye kuba mwabana cyangwa se muba mumaze kuba abakunzi ndetse abagiye kubera wife undi ugiye kumera husband sibyo? None wagera mu Rwanda wa muntu se wizera gute ko ataza guca inyuma cyangwa se we numara kugera ngaha azizera gute ko atazamuca inyuma? Ibyo bintu wabisanisha gute ku buryo nyine wakomeza kumugira icyizere? Iki kintu kikumotiva ku buryo nyine wakomeza kumugira icyizere? Kanjye nta experience mbifite mukereza ababifitemo experience nibo bazana bakatubwira. Urimo uravugira urubyiruko kuko hano uri ku rubuga zarebwa n'abantu benshi, turi ku social media bizarebwa n'abantu benshi. Wowe nyine ndi kubaza nk'umukobwa nk'umwari inama nyine wagira abakobwa. Okay, ntago uwo muhungu cyane cyane baravuga ngo niyo kamera ibarimo. Rero ngiye nta mukobwa nagira inama kuko n'umukobwa hari aho bizagera akagira ute akabikenera. Rero ntago nakugira inama yo gusubira n'ubundi uzagenda mu maranuko kwezi ayo mezi abiri ugaruke. Ntago hazashira nk'umwaka utongeye kubikenera. Rero uri kumva namugira inama yo gushakira hanze. Nese ku buryo nyine yamara icyo gihe kingana cyose atarongera kuba yabona undi muhungu uko bivuze. Nyine ndi kuguha urugero. Azaviriya amaze nko kuba umugore ntabwo azaba amaze kuba yamenyera. Azaba yaramaze kubimenyera. Kandi ikintu wamenyereye kugira uzakikuremo shaba ari hatari pe. Ubwo azamuca inyuma. Azabikora da. Ye baba we. Kurumva bigoye. Aha. Kurumva byagoye. Ubwo twese tuzashakira ngaha turi. Oya babishoboye kudaca inyuma abakunzi babo bazagenda. Ariko uzi ko atabishobora azibere nka. Ese kuryama n'umuhungu biba necessary cyane. Mwiki kinyejana ni ibyo bigezweho. Umuntu wese muvuganye, umuntu wese muteretanye. Oya. Hari guteretana n'umutipe after shantani ukwezi cyangwa oya ukwezi niko kunini. Icyo kiganiro mutarakivuga. Icyumweru cyambe mwatangiye kuri iyo topic. Mugenda murasohoka gake mpaka birangira ugasanga. Paka umunsi ugeze mu gahuza. Ugasanga nyine n'ubundi mwamaze guhura. Ariko cyane cyane wenda muri Amerika no mu biwenda navuga no mu bindi bihugu ibyo bintu wenda nibyo byeze cyane kubera ko wenda nagiye Amaneti Club yanga uko nameze. Abantu benshi bo muri Afrika bavuga ko hano muri Amerika ari ijuru rito. Ndetse nayo ni kubibona. Aho baba babesha. Bavuga ko nyine buri kimwe cyose gihari. Okay, buri kimwe cyose kirara ariko ntago ari ijuru rito. Niko abantu benshi bavuga. Okay. Amerika niyo uhuriramo n'ibishuko byinshi n'ibigeragezo byinshi cyane. Wigeze ujya muri Club yanga muri Amerika? Sha wapi. Nje nagiye ndebe ukuntu bimeze ari narikanze. Navuze ati hano ko ngiye nsubire. Ni handi bavuze ngo Isodomo nago. Ni atari. Ari wenda nk'indirimbo dukunda kureba ku mbuga nkoranyambaga. Ari indirimbo nyine neza navuga ngo wenda nuko abantu wenda bambaye uko bavutse cyangwa uko nyine baba bameze tuni ko muri Club baba bameze kandi nibaza ngo uramutse ururubyiruko ugiyemo cyane niyo mpamvu usanga ibitekerezo byabise bindi ukajya mu bindi bishuko ukajya mu biki ugasanga nyine ntabwo ari byiza. Nibaza ngo ni ikintu cyiza ubwo wafashe no kutigeze muri Club uko kujya muri Club bagusanga wenda wowe nawe wasindi kukundi nashatse kuvuga right. Shabyarananiye ngewe pe. Wese ubwo ibyo bintu wabyitwayemo gute ukigera muri Amerika ndo ukibona izindi nshuti zawe ukibona undi rubyiruko mwagendanaga wabyitwayemo gute kugira ngo wowe wakwirinda nk'umwari wowe wakwirinda nk'umukobwa? Okay, ngiye nageze ndi mutoya. Rero uri kumva ko akenshi nabandi gandi ku school no mu rugo ntandi hantu najyaga kenshi. Nta muri gazo kugira inama se ngo tube twasohokana yaba umuhungu yaba umukobwa. Ogo ya pe. Kujya muri Night Club wapi? Uya wenda kuba gusohokana handi tuvuge wenda tuvuduke mu Night Club. Wenda gusohokana handi nyine ahantu. Nkiri muto. Wapi? Babikoze ndi mukuru nakuze. Barabikoze baragushutse. Oya ntabwo banjuze kubera ko twajyanye aho uti yari umukunzi wanjye. Rero uri kumva ntabwo yavuga yaranjuze. Because twari tugiye on the date. Wari umukunzi. Nawe yarankunze. None byarangiye gute? Ubu tubwiye ko yaragukunze. Okay, icyo gihe yari umukunzi wanjye. Ariko bona ntakiri umukunzi wanjye. Ubu ufite umukunzi cyane afite. To be honest.
to be honest no mwihakana abantu bakiri kiganiro zabimbwira abantu mwese urumva ko nyine iyo umuntu ari proud y'umuntu aravuga ko mufite cyatamufite kuko ubwo abaye na ngombwa kundi ku mukobwa abakobwa benshi bakunda guhakana abakunzi bakunda kuya okay ntabwo bari kubahakana nyine to me right now I'm in the middle ni hagati okay ahubwo nyine mukunzi wawe nizere ko abyumvise cheke nazakora ibara Icheke nazakora ibara dogasanga barimo baramiga ko nangaha umutekano wawe utaba wizewe cyane urese bafite ibyo nashatse kuvuga nyine ababizi barabizi nyine abantu bazatubwiye muri comment batubwira ati umwari wamonye gute yasubije gute bizaba ari by'agaciro ndizera ko nyine tujya tugasubira tukatuganira buri munsi sibyo yego nari bindahari twishimiye nyine guhura namwe tu atwe iby'agaciro nyine dusoze ikiganiro cyacu ufite iminota itarenze 2 yo kuba nyine wabwira urubyiruko uburyo nyine imikorere yangaye igenda sibyo wenda ndizera ko watangiye akazi amafaranga aboneka cyangwa ntabwo aboneka araboneka hanyuma muri Afrika ntabwo ujya guhamagara ati twohereze nk'inshuti wagiye usigayo yego ko n'abavandimwe ahubwo ubona yo kohereza ko nayo kwishyura amabire yanga yego nese kuki abantu bandi batuga ko n'amafaranga habo ubundi iyo ufite umutima ukunda ntacyo utakora wagira n'utwo duka ariko ukadusangira n'abandi abantu bandi batubwira ko n'amafaranga habo ubwo sinzi ahantu yakora amafaranga arahari none se ni gute wambwira ukora Monday to Friday cyangwa Monday to Saturday ukavuga ko nta mafaranga ufite kandi uhembwa buri cyumweru batubwira ko nyine ngo ashira mu mabire mu insurance nyine mu kintu ibintu byose okay amabire bahari pe ariko nta kuntu tuvuge nk'ibyumweru bya mbere wakwizigama yo y'amabire te nawe ndatuvuge icyumweru kimwe cyangwa 2 gutyo ntago wabura 100 cyangwa se nkanti yo gwa umuntu wasize kandi nawe ubuzima bwabo bubuzi kuntu babugoye icyambere no kugira umutima wo gufasha icyambere ni umutima wo gufasha n'urukundo nibyo bya mbere kuko nyine abantu benshi bari kurira abantu benshi bari kuganya ariko ufite umutima mwiza rata ntacyo utageraho ya ntacyo utakora okay nawe abantu babiri uzi wasize muri Afrika wasuhuza kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu yego ko ari benshi uvuze babiri gusa ko babiri sha mukuru wanjye mama Dieu ndamukunda cyari uramukumva ku mutima okay nacyo kiganiro zabitubwira azabivuga undi wa kabiri ninde undi sha undi navuga yari ipfiriye tu ariko hari undi sorry imbera bamudogo n'umuryango we wose ndabakunda pe okay nawe rero bazatubwira muri comment bazatubwira akandi kantu nyine kubwenge kujya dusoza ikiganiro uraza konsura mu kintu ngiye kuvuga hanyuma dite dusoza ikiganiro uri tayari kibazo uri tayari naribe okay urasubiramo iri jambo ni Kinyarwanda ntabwo ari ibintu bigoye uru rugo raya mazi unayaraye subiramo twumve uru rugo raya mazi unayaraye uru rugo ruraya mazi nayarangiye wabyumvise neza Igo ururaya mazi yangi no urabivuga wihuta ururaya mazi yangi runayara thank you so much mwebwe abantu muzatubwira muri comment ko yabikoze cyangwa se atabikoze ngenda bakunda cyane my name is Diaspora YouTube channel ni ijwi rya Diaspora ndabakunda muri marakoze namwe ku munsi rero mufite umutumirwa wa Danje ndizera ko meze neza ciao ciao